Njyewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyumvikanye. Pierre, ushobora gusoma ibyanditse aho ngaho? Tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Urasubiramo? Reka mwifurize ikaze kandi ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Ituze 250. Nkushimire cyane rero uko wahisemo kubana natwe, nanakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Aho rero bitameze neza, bibaho yuko umuntu abyuka yumva atameze neza, ataguwe neza, atishimye bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri reka nkubwire yuko bibaho, ariko nanone ibihe bibi ntibikaduherane kubera yuko ibihe byiza n'ibibi byose birasimburana, ariko igihe ibyiza biba bitaraza gusimbura ibibi, tujye twihangana kubera yuko Imana ibihari. Biragoye kubwira umuntu uri muri situation zimugoye ngo wihangane, biragoye pe, biranagoye ko yakumva, ariko turasaba Imana yuko yazajya hatubera ikabakomeza umutima, ikadukomeza, ikaduha imbaraga zo kubinyuramo kandi tukabinyuramo neza, tukinjira mu bindi byiza biba bije bigusimbura rero ibyo bibi. Nta bintu bihoraho, nta bihe bihoraho, agahinda ntigahoraho, ibyishimo ntibihoraho. Igihe cyose ibintu birasimburana, ibihe birasimburana, kandi ntabwo tugomba kubyinubira kuko nibwo buzima. Hanyuma rero mureke twigarukire muri trends. Njye ndi queen of trends nkuko nabibabwiye, nari maze iminsi ntabagezeho trends kubera ibintu bitandukanye, ariko kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko noneho uyu munsi navuze ngo reka mbarebere ka trends keza, akantu karimo gutrendinga kanyako, ubundi tukavugeho twongeye twiganirire turebe ese mu by'ukuri bimeze bite hanze ahangaha, ni ibiki birimo gushyuha. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hagiye hagaragara umugabo mu by'ukuri yari arimo kurahira mu murenge, ariko ndakubwiye ngo ku masitati y'abantu, ku ma WhatsApp, ku ma Instagram, ahantu hose ako kavideo kagiye kanyuraho abantu bakavugaho bigiye bitandukanye. Umva, reka mbanze nkumvishe rino jwi. Tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Nawe rero ushobora kuba mu by'ukuri kano kantu wakabonye ku masitasi y'abantu bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri abantu bagiye bakagarukaho bakavugaho mu buryo butandukanye, abantu bamwe na bamwe baseka. N'ibintu bitamenyerewe kubona umuntu ajya gusezerana bamubwira ngo urasubiramo akavuga ati ntabwo nsubiramo. Ni ibintu rero bitamenyerewe, abantu benshi bagiye bafata mu buryo butandukanye, ariko kankumvishije ni akapostinzwe n'uwitwa Rwamucyo Nsengiyumva Jean de Dieu kuri Twitter. Arangije rero arandikaho ati nubwo ntazi uko ibi byarangiye, ariko sinemeranya n'uyu musore muri bracket cyangwa se mu duko bashyiramo ngo gabo. Ibyo avuga ntabwo nsubiramo. Aravuga ati ibyo avuga ngo ntabwo nsubiramo, ashyiraho utudomo twinshi. Arakomeza agira ati ese atekereza ko afashe ku ibendera ry'igihugu? Ati ese ubimubwira azi ko afitiye ububasha ibyo amubwira? Ahita taginga RIB, ati RIB Rwanda, uyu mwene Imana ibyo yakoze ngo nta bigize icyaha birimo. Ahita yongera taginga Ingabire Immaculée. Ariko koko urumva, ubwo rero abantu benshi, urumva buri wese aba afite ukuntu yumva ikintu, buri wese aba afite uburemere ahereza ikintu. Uyu Rwamucyo rero nawe nubwo buremere yabihaye noneho bimwe abantu bagenda babishyiraho komenti zitandukanye. Witwa Cyuzuzo Yves yaje asubiza Nsengiyumva Rwamucyo, aravuga ati ngo mwajya mureka gukabya, ngo utangiye kumuhururiza rega
Rwamucyo nawe aramusubiza ati mwene Imana, umunyarwanda yaciye umugani ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikishe isuka tsinda. Uramwumva ukuntu yamusubije ati uyu muntu ufata ku idarapo akikorera ibyo ashatse buriya ubwo byagaragaye ntiriba rikishe isuka, reka tumubwire ribi bikurikirane. Uwitwa Itonde Biryogo Ndayikurusha araza nawe asubiza uyu Rwamucyo wapositinze kariya kavidewo agataginga ribu, aramubwira ati ese warebye videwo yose, warebye uko byagenze? Ngo njye narebye videwo, nta gutsimbarara kwabaye, kandi niyo kwaba ngo ni uburenganzira bwe kwanga kurahira, ni uburenganzira bwe kwanga kurahira, nta tegeko rihana uwanze kurahira. Ariko abantu rwose baba bararakaye. Yavuze ati ntimugakunde gukabiriza ibintu no gukunda gutungirana agatoki, bamufunga aho yari ari kurahira uharahire se. Rwamucyo bakomeza kumusubiza bagenda batandukanye. Uwitwa Desire Safari nawe yasubije ati umuntu ufashe ku ibendera ry'igihugu akabwira uhagarariye His Excellency ngo sinsubiramo, bamwigeho koko, na His Excellency ahibereye yabikora. Ibintu bikomeje guhindura isura. Rwamucyo rero nawe araza ahita yungamo ati si nk'ibyo se. Nyabuna abantu kuri Twitter bagiye bagaruka kuri iyi videwo babivugaho byinshi bitandukanye. Uwitwa Louis Arsene Nshimiyimana nawe yaje asubiza Rwamucyo, aravuga ati Imana sinumva impamvu uzanamo ko harimo ibyaha, uriya musore wabaye umugabo urabona byamutunguye, kandi we ubwe ku giti cye yasubiyemo bimutegetse, uretse ES wenyine wa Kimironko sector ngo yamusubirishijemo neza, nawe abikora neza cyane. Rwamucyo nawe aravuga ati byiza cyane. Bakomeza guterana amagambo. Witwa Inka ya Yesu nawe yavuze ati ahubwo se buriya ngo mu rugo ho ntazajya wudadira. Rwamucyo aramusubiza ati biraba ibyuya. Allah, ariko mwabantu mwe murakabya koko. Noneho uwitwa Dean kuri Twitter aravuga ati abantu bari muri gereza ubona ari bake ku buryo akabaye kose uhuruza ngo baze bafunge. Aho yasubizaga nawe rero kuri ya tweet ya Rwamucyo, kubera icyo abantu bubu bifuriza abandi nabi gusa. Yabyibazagaho. Witwa DJ Indege yavuze ati ntabwo nkuzi. Yasubizaga nawe Rwamucyo ati ntabwo nkuzi ariko uwo munwa ugira. Ariko mana abanyarwanda ngo ntabwo nkuzi ngo ariko uwo munwa ugira uzawuzira, ngo funga mdomo petit, uraregana nk'agahinja. Ngo ubwo se uzi ngo ni weho wabonye video wenyine? Ati funga mdomo petit. Witwa Fabrice Mukunzi yaje ati rib kuyizanamo ndumva atari ngombwa pe, kandi rega yageze aho asubiramo aka ni agace gato k'ikiganiro kinini Umusambi TV yakoze muri uriya murenge wasezeranyaga abaturage. Abantu benshi rero bagiye baza bamusobanurira, abandi bagira icyo babivugaho. Hanyuma witwa Imari Shyushye nawe yavuze ati abanyarwanda turi babi, tubyange tubyemere, bamwe muri twe turi babi. Umuntu mutaziranye umuhururije ribu, ngo niba mumanura se umugore n'abana bagasigara nta epfo nta ruguru, uraryama wumve wakoze igikorwa cy'abagabo. Ndi umunyarwanda yacu irihe? Niba ari ikosa mu kiburi. Ni inama yamugiraga rwose, avuga ati mu by'ukuri si byiza ko wahururiza umuntu ku kato na kanini, ariko nanone gukeburana ni byiza, ntabwo yigeze abigaya. Isupu y'imigeri rero uwo nawe ni uwitwa atyo kuri Twitter yavuze ati man ibi birababaje, nkunze kuvuze ko utazi uko byarangiye, gusa mvuze kuri ikigwari ntabwo naba mbeshye ngo urahururiza umuntu uri nkande, utekereza ko ababishinzwe ntabyo babonye? Gusa ndakugaye uri imungu. Ego nyagasani Imana igire impuhwe. Gusa ndakugaye uri imungu mu myaka pe, yewe. Witwa Mind Hunter nawe yavuze ati ahubwo numva umuntu wese uzongera gutaginga ribu mu bintu bidafite icyo bitwaye ari we bajya bahita bafunga ngo cyangwa agakorwaho iperereza, kuko ntacyo afite agamije mu bugambanyi.
ni inkuru yagiye igarukwaho uwitwa Hakizimana Jean Paul nawe yavuze ati njye ndabona hano kumuhana atari byo bikenewe cyane, hakenewe kumwigisha ku buryo amenya agaciro k'indahiro agiye gukora noneho agasubiramo yamenye uburemere bw'iyo ndahiro agiye kurahira. Uwitwa Ruhumurizanya yavuze ati ribu ubona ari mubyara wawe ku buryo wirirwa uyabiza mu bintu byose, urabona babuze ibyaha bagenza ku buryo uza kubahururiza hano ngo bafunga umuntu wavuze ngo ntabwo nsubiramo, rubanda muzi gushya ati gusa mujye mwubaha inzego, ashyiraho full stop, arangije aravuga ati ntimunyahuranye. Uwitwa Inkotanyi n'ubuzima yaje arasubiza ati uyu nzamara abantu muvandi bisaba kwigisha kuko abantu bose ntibanyuze muri UR. Ubwo yari ashatse kuvuga ko gusoma bishobora kuba byaramugoye bigatuma agira byinshi atindamo ntawamenya. Hanyuma rero witwa Impuguke Shadad yavuze ati ibintu byose ribu come on man, turi kureba uburyo ibyo gufunga byagabanywa, nawe ngo ribu urantengushye kabisa. Ni ibintu rero byagiye bigarukwaho na benshi batandukanye pe. Witwa John nawe rero yaje aravuga ati afite uburenganzira bwo kudasubiramo, yewe ashatse yanavuga ngo sinkisezeranye, sinzi impamvu utera impuruza. Hanyuma uwitwa Indwanyi Patrick nawe yavuze ati kutazi uko byarangiye se nyine kwifuriza inabi umuntu gusa nibyo mbona byuzuye umutima wawe. Witwa Jakari Philippe nawe yaravuze ati njye ndabona yarahakanye atabigambiriye ahubwo nawe ari igihunga, naho kuriya bisubiramo gatatu ni edit bakoze ngo igumye yisubiremo. Nuko byagenze gusa nanone nyuma yaho hari indi nkuru yasohotse ku bitangazamakuru bitandukanye, aho ngiye kwifashisha website ya radio na TV10 hanyuma tugasoma inkuru yanditseho yabigarutseho nayo ivuga iti uwabwiye gitifu ati ntabwo nsubiramo bwa mbere abivuzeho ibitaramenyekanye. Inkuru ikomeza ivuga iti nyuma y'amashusho akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umugabo uri gusezerana n'umugore we imbere y'amategeko abwira uwabasezeranya ati ntabwo nsubiramo, uyu mugabo yavuze ko iki gisubizo yakivuze yiyongorera ndetse kandi na gitifu ngo atacyumvise, anavuga rero icyabimuteye. ngo aya mashusho yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aho umuyobozi wasezeranyaga uyu muryango asaba uyu Pierre ati urasubiramo, undi nawe akamusubiza nta gihunga ati ntabwo nsubiramo. Hanyuma rero ati ni amashusho rero yazamuye urwenya muri benshi, bavuga ko uyu Pierre yihagazeho cyane kubera uburyo yahangaye umuyobozi akamusubiza muri ubu buryo. Mu kiganiro rero uyu mugabo Muhire Pierre n'umugore we bagiranye na YouTube channel yitwa Max TV bavuze ko ngiri sezerano ryo mu murenge ryabaye tariki ya 13 z'ukwezi gushize kwa Nyakanga umwaka wa 2023. Pierre rero avuga ko kuba yarabwiye umuyobozi wabasezeranyaga kuriya nta gasuzuguro kari karimo, kuko ngo mu buzima bwe asanzwe ari umunyamashyengo cyangwa se umuntu usanzwe utebya, ndetse ko rero ngo nabiriya yabivuze ari ugushinga, muri make yabivuze ari ugutebya. Mu magambo ye yagize ati mu buzima busanzwe ngira ibintu by'amashyengo, kuko rero ngo kuba nasetsa bitewe naho ndi cyangwa bitewe n'ibyishimo nari mfite ngo binaterwa nanone kandi no kuba nari nsubirishijwemo inshuro nyinshi. Pierre rero avuga ko amashusho yagiye hanze ari agace gato kafashwe kuko ngo we yari amaze gusubirishwamo inshuro nyinshi. Hanyuma rero nanone Pierre avuga ko mu mashusho yagiye hanze ngo humvikanamo gitifu amubwira ko asubiramo ngo akavuga inshuro ebyiri nawe amusubiza inshuro ebyiri, ariko we rero akavuga ko yamubajije rimwe nawe akamusubiza rimwe, ahubwo ko ngo aya mashusho ngo bayakoreye
amakabyankuru we niko yabyise. Pierre rero avuga ko ngo iki gisubizo yahaye gitifu cyari kimurimo mu mutima ariko nawe ngo ntazi uburyo cyasohotse, yewe ngo ntiyanabyitayeho, bikaba ku buryo nawe ngo byamutunguye nyuma y'uko aya mashusho yagiye hanze. Naho rero umugore we ngo avuga ko nawe atumvise iki gisubizo umugabo we yahaye gitifu, ngo ahubwo ko nawe ngo yatunguwe n'ibyacaracaga ku mbuga nkoranyambaga igihe ayo mashusho yasohokaga. Hanyuma rero mu magambo ye yavuze ati byahise bincanga nyoberwa naho yabivugiye kuko namubajije nti wabivugiye he ko ntabyo numvise. Ngayo nguko impande zombi z'abasezeranaga icyo babivuzeho, bo bavuga ko mu by'ukuri batazi uko byagenze, ndetse ko umugabo we nyiri bwite aravuga ati njye rwose cyari kindimo mu mutima, ntabwo nanabivuze gake cyane, natunguwe no kumva byarumvikanye. Ariko rero aho tuba duhari kugira ngo tubamenyere ese mu by'ukuri ibi bintu byagiye bitambuka hirya no hino byatewe n'iki, ba nyir'ubwite babivugaho iki. Ndi Queen of Trends, hanyuma rero YouTube ni ituze 250. Niba utarakora subscribe wayikora, tukajya duhora tubana mu bigezweho, mu bivugwa. Burya icyambere ni amakuru. Komeze kugubwa neza. Ciao ciao.